Bahaye ikaze kuri Fex Pro kuramya, turabashimiye cyane mudahwema kubana natwe, dushimye umuntu wese wakoze subscribe, naho turebye aka kanya uyikoze tukajya tubana ntacyo bitwaye, Imana yaduha umugisha. Rero tugiye kubana muri iki gitaramo cyiza, gitaramo tugiye gufatanya turirimba, tuzatuvanga, rimwe tuganire duhana ibitekerezo, ikindi gihe dutaramya Imana. Ndi kumwe n'abataramyi babiri, ndi kumwe na Innocent, ndi kumwe na Gedeon. Imana iduhana umugisha. Tugiye guhera ku ndirimbo ivuga ngo ndusheho gusa nawe, ndusheho gusa nawe, indirimbo 131. Tujyane aho muri, dukomeze duhimbaza Imana. Ndusheho gusa nawe Yesu mukiza wanjye, nyuzuzurwa neza mu rukundo ruhebuje, ndusheho kumera nawe aho ngenda hose, mwami niyoroheje rwose, mwami nge gukurikiza, n'ibirindi cyanira ikamenya n'igishwi, sinshidikanya rwose, nanjye ihora inyitayeho, izanyigisha kwitonda, imbabarira amafuti, ndiyoroheje rwose, mwami nge gukurikiza, ndusheho gusa nawe, ndusheho uko bukeye, nyigiza hafi yawe, aho amahoro adashira, uhora umpindura mushya kubw'urukundo ungirira, niyoroheje rwose, mwami nge gukurikiza, niyoroheje rwose, mwami nge gukurikiza. Nizere ko mukomeje kunogerwa n'iki gitaramo. Reka turamye hamwe n'indirimbo 133 ivuga ngo nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, mana ukwe noki yagenze, nyoboresha ukuboko kwawe, unyerekeza aho ushaka hose, n'ubw'inzira itagaragara, nkomeze njyane nawe mwami, ntabwo nahangara kugenda ntari kumwe nawe mukiza, nagoswe n'abanzi igihumbi, dore imitego intaye hagati, burije rwose ntihabona, nkomeze njyane
sinzaba nitaye ku by'isi, nta kindi nziratana rwose keretse wa musaraba wawe. Yesu ubwo nzagera i Siyoni, nkomeze njyane nawe mwami. Murakoze, nizere ko dukomeje kunogerwa n'iki gitaramo. Mureke dukomeze dushima Imana mu ndirimbo y'116 ivuga ngo ntacyo wasigiye Yesu. Umutima wawe wuzuye amaganya, ntacyo wasigiye Yesu, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Indirimbo turirimbane tunayitekerezaho, Imana ikomeze duhana umugisha. Dore umutima wawe wuzuyemo amaganya, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Uhagaze ku rugi arakomanga yinginga, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Upfushije ubusa kandi ari ingenzi rwose, mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu. Nurarushya ugerageza utarurabaza ibihe, mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu. Mbese kumaranira kwishakira ubutunzi, nta gihe ufite washishikarira ibya Yesu. Dore uharanira kwikurira ibinezeza by'isi, nta gihe ufite washishikarira ibya Yesu. Wabaye ingumbanyi y'igiti cy'ibibabi gusa, mbese ntabwo wazerera umwami Yesu imbuto. Ntacyo ufite cyo kuzamurikira nagaruka, mbese ntabwo wazerera umwami Yesu imbuto. Ngwino Yesu vugane n'umutima wanjye, maze umumurize uti ntabwo nagusize. Nyugurura umutima nihutire kumva ijwi ryawe
reka numva ukumbwira ngo sinaguhanye. Yobora abana bawe uvugane nabo, uzuza ibyishimo bige kugusenga. Mwami bitange rwose bakwiyegurire, tebutse ubwami bwawe twibanire nawe. Mwizijwi ryongorera mbwirana urukundo, utuzanesha iteka ubu umudendezo. Vugana nanjye iteka mbwira budahwema, reka numva ukumbwira ngo sinaguhanye. Ngwino uvugane natwe uduhishurire iby'imigambi yawe n'inshingano yacu. Duhe kuguhimbaza tukubahirize, tujye tunezererwa gukora ibyo ushaka. Ngizijwi ryongorera mbwirana urukundo, utuzanesha iteka ubu umudendezo. Vugana nanjye iteka mbwira ubudahwema, reka numva ukumbwira ngo sinaguhanye. Reka numva ukumbwira ngo sinaguhanye. Tugiye gutaramana mu ndirimbo y'191 nziza nkunda, ngize amahirwe ndi uwa Yesu. Mbega amahirwe yo kuba uwa Yesu. Ngize amahirwe ndi uwa Yesu, n'ubu mfite umunezero mwinshi, ndazwa agakiza nacumuwe, njyawe n'umwuka ndatunganye. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza
nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukizo udasiba, sinkiri uwanjye namwihaye, niwe wampoye aramatura, mbe maso nsenye ntegereze, maze ubuntu bwe bunyuzure, nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukizo udasiba, nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukizo udasiba, shima umukizo udasiba. Nizere ko igitaramo gikomeje kubanogera rwose, dukomeza tubashimira mwe dukomeje kubana, dukomeze dushima Imana hamwe. Ubu tugiye ku ndirimbo y'132 tuyihurireho. Yesu nkomereze ku musaraba wawe, hari isoko ibeshaho, itembe Karuvali, umusaraba wa Yesu nzawirata, kugeza ubwo nzabona uburuhukiro, hafi y'umusaraba mpabonera iteka, imbabazi n'impuhwe bitarondoreka, umusaraba wa Yesu nzawirata, kugeza ubwo nzabona uburuhukiro, hafi y'umusaraba, intama y'Imana niyo yahangejeje, sindibi mbabaza, umusaraba wa Yesu nzawirata, kugeza ubwo nzabona
ndabashimiye mwe twabanye. Ese iki gitaramo mwacyumvise mute? Imana iduhane umugisha. Niba hari indirimbo wifuza ko twaza kuririmbira ubutaha ukunda, watubwira muri comment, biradushimisha. Tubwire uko wabonye iki gitaramo, tubwire ibyo twakosora, tubwire ibyo twakongeramo. Byagenze neza, uduhe igitekerezo. Imana iduhane umugisha kandi tuzabonane ubutaha.